nongeye kukwifuriza kugira ibihe byiza wowe mukunzi wa channel y'Ugusenga TV. Imana y'amahoro, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iguhaza ibyiza byose wifuza kandi ikugirire neza. Muri video y'uyu munsi mbazaniye isomo rijyanye nuko ushobora kwivura wowe muntu ugira ibibazo byo kurogwa. Muri video ya none ndakwereka uburyo ushobora kumenya ukuroga. Umuntu ukuroga ushobora kuba ugira gushidikanya ukibaza utese n'indudoga, ukeka ukavuga uti ko biri nta shingiro mfite ryo kumukeka kubera ko ntacyo nsanzwe mpfa nawe, ukajya uhora murungabangabo ukibaza kanaka se yandoga dupfiki. Ibyo bikakubaho ukumva ko none ukibaza nese niba atari we ninde wabara indozi, kubera ko ubusanzwe umuntu ukuroga we kumukeka ntibyabura. Bya bindi bavuga ngo ntawe uyoberwa umwibye cyakora ayoberwa aho amuhishe. Umuntu ukuroga ntiwamuyoberwa, ariko noneho biza kuba urujijo. Kimwe hari igihe akuroga agashyiraho ikintu bita makanira, ukamuhakanira ku buryo naho bamuvuga warwana umurengera. Ariko hari n'igihe nanone ureba ukabona ntacyo yaba guhora, ukavuga ntacyo dupfa, ntaho duhurije imirimo, ntacyo tugabana, ntaki. Ariko ukirengagiza ko umurozi n'umukozi wa Satani aroga ntacyo yitayeho kugira gusa ngo imigambi ya Satani isohozwe mu isi. Undi muntu udahereza umuti rero ni umuntu nanone uryama nijoro, mu gitondo bugacya wibonaho ibimenyetso kandi ukayoberwa uko byagenze. Abantu benshi babizi barabizi, hari igihe uryama ukaba uri umudamu ufite umusatsi mwiza, ariko mu gihe runaka ukazajya usanga urogoshe utazi uwakogoshe. Abarozi bakugeraho kuko ni imyuka mibi. Nijoro uraryama bo bakinjira bakakugeraho, bakakogosha umusatsi wawe, bakazawutwara bakajya kuwukoresha ibyo bashaka, bakawutongera ibyo bashaka, ukaba uri aho bagufite mu biganza byabo. Hari umuntu uryama mu gitondo ugasanga umubiri uraharatuye wagira ngo waraye urwana, ku buryo umuntu wakubona ukuyemo umwenda cyangwa ukuyemo nk'ishati yagira ngo hari imirwano warayemo. Ibyo ni abarozi babikora. Hari umuntu uryama bakamurasaga, abarozi bakakwinjirira akakurasaga hari hose, akakurasaga bashaka, akakurasaga mu mugongo, akaba yakurasaga ku mabere no ku gitsina, ku myanya y'ibanga akaba yaza akaharasaga. Iyo akurasaze rero ntarekeraho, ahubwo agushyiramo imiti, agushyiramo uburozi bwe, ubundi akagutongera ibyo ashaka. Nshuti yanjye, umurozi urasaga ni mubi ukora muri ubwo buryo, kuko ibyo ashaka byose abigeraho. Ukabyuka ugasanga uteye mu bundi buryo utari uteyemo, kubera ko agutongera ibyo ashaka kandi ibyo agutongera bikagerwaho. Bariya barozi bakwinjirira nijoro bakagukora ibyo byose, akenshi baroga ikintu bita icyangiro. Ukabaho muri sosiyete abantu bose bakakwanga burundu, aho unyuze hose bakagutera amabuye, aho unyuze hose bakanoshana, ukitwararika kugira ngo urebe ko abantu bakumva neza, ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Ashobora kukuroga kwitwa umurozi, akakwambika isura ye, watambuka bati dore cya kirozi, bati nicyo kituroga, kiriya gifite ibizimu kiriya, kandi utazi no kuvuga uti nyabarasanya, ariko bakakwita umurozi. Ibyo bibaho cyane kandi umuti wabyo urahari. Hari igihe nanone kandi bakuroga kurogwa n'abarozi bose bisi n'agasani. Ni ukuvuga ngo akakuroga ku buryo aho uzajya ugera hari umurozi azajya ahita akuromarika, ahita yumva uramuhumuriye akakuroga. Noneho ukabaho abarozi b'isi yose baraguteraniyeho kubera ko warozwe kugirana kontakite cyangwa kominikasiyo n'umurozi. Ni ukuvuga ngo umurozi aho ari akakumva, watambuka akakumva, noneho akakuroga kubera ko babikuroze. Sinzi niba muri kubyumva. Hari n'ukundi kuntu nanone bakuroga mw'ubwo buryo, umurozi ukugeraho akakurasaga, agusendura. Kugusendura ni cya gihe bakuroga ugapfa, abantu bawe bakabona ko washizemo umwuka, bakarinda bajya gushyingura nyamara utapfuye mu by'ukuri. Noneho babarozi bakazaza bakagukura mu mva, barangiza bakakujyana mu yindi si, ni isi ya kabiri. Ukiberaho mu yindi si, wowe ukajya ubona abantu, ukajya ukoreshwa imirimo y'ubucakara, ariko abantu bawe bo batakubona.
niba uri mushya kuri iyi channel yacu urebe aho munsi ya video ahanditse ijambo subscribe ukoreho ku bakoresha igifaransa handitse s'abonner umuntu wari wese andi ari gikumwe like tugaragaze ko dukunda kandi natwe turabakunda murabizi. Okay, twagiye noneho turahera ku muntu wa mbere wowe ukeneye kumenya umuntu kuroga. Yo kwereka uburyo uramenya umuntu kuroga rwose nta gushidikanya kandi uzamubona akwizanire umuvugisha umubaze n'ibyo ushaka byose agusubize ndetse nukenera ko atazongera kukuroga nabwo ndakwereka umuti. Genda ushake igiti cyitwa umuyenzi. Abantu benshi umuyenzi barawuzi cyane cyane mu bice by'uburasirazuba no muri za Kigali no mu majyepfo ngira ngo imiyenzi uko biri ahantu hashyuha irahaba no mu burengerazuba mu bice bya za Karongi imiyenzi bayo. Wenda umuntu w'Inyabihu aratwihanganira ko ahantu hakonja ntabwo nzi niba imiyenzi haba ariko yajya kushakira aho uri. Genda ufate umuyenzi, ufate uduti tw'umuyenzi udutabi, ufate udutabi dutatu ujyane nugera mu rugo uturambika muri distance. Ni ukuvuga ngo ntabwo udufata gutya iruhande rwawe ahubwo uturambika ahantu nk'ariya ushobora gucira amacandwe akagera, ucireho inshuro imwe gusa amacandwe, ucireho amacandwe agenda atarukireho. Nurangiza udufate ugende udushyire mu musego. Niba uryama mu musego ushyire hahandi hafi ya usesekere hafi yaho ushyire umutwe iyo uryamye, cyangwa niba udafite umusego ushyire munsi y'ishuka nyine aho umutwe urajya, cyangwa si byo byose niba urara no ku kirago ushyire munsi y'ikirago kugira ngo hataza kugira umbaza ngo mbenge ko ndara ku kirago. Nta kibazo rwose ushyire munsi. Nijoro nujya kuryama usenge ubwire Imana ikibazo cyawe, ibwire uti Mana nkeneye kumenya umuntu ndoga, nkeneye kumenya umugizi wa nabi ungirira nabi, ugirira nabi urubyaro rwanjye, ugirira nabi urugo rwanjye rukaba nta mahoro, rukaba ibibazo ufite ni wowe ubizi. Usenge ubwire iyo mu ijuru. Kandi ndababwira gusenga muri ubu buryo ni umutima wawe, ntabwo mvuze ngo ni idini runaka. Ubisaba Imana asigaye uryame wisinzirire, ntibikeneye ijoro rya kabiri. Mw'iryo joro iryo umuntu kuroga azaza umubona imbere yawe muri icyo cyumba cyawe uryamyemo, uzamuvugisha ibyo ushaka byose azagusubiza kuko nta mbaraga zo guhatana azaba agifite. Nibidakoreka mw'iryo joro uzabyongere mu rindi joro, ariko nizera cyane amahirwe menshi nuko bizaba mu ijoro rimwe. Uwo twamuvuyeho reka twigire noneho kuri wa wundi abarozi binjirira bakakurasaga, bakaguharatura, bakakogosha, bagakeba imyenda yawe ugasanga amakariso yawe arakase n'imakasi kandi nta mutayeri wigeze yinjiraho mu nzu. Waryamye nijoro imyenda yawe ari mizima, uko wayiraranye ugasanga igiye ikase irimo twa design rwose ubona ko umuntu wabikase yari yabyitondeye. Ibyo bibaho. Ikintu uzakora rero, genda ufate iriya mizi y'umuyenzi ucukure usese, ufate imizi ujyane mu rugo uyoze. Numara kuyoza uyishyire mu mazi ucanire, asigaye y'amazi ujye uyakarabaho. Amazi y'umuti ntabwo ajya mu isabune, ibyo twarabibabwiye. Ukarabe iminsi 7 izaba ihagije. Yaba ari abakurozi bakakurasaga bakagushyira mu ayo marozi imbere mu mubiri, ayo azata agaciro. Yaba ari abakase imyenda yawe bakajyana ibice by'iyo myenda, ibyo bizata agaciro. Ibyo bagiye kubikoresha bizaba ubusa. Abatwaye umusatsi wawe, abaza bakaguca inzara ukabaho ugasanga inzara ntizimera kubera ko abarozi baza bakazica bakazijyana nazo bagazikoresha, ibyo byose bizaba ubusa. Mwakoze cyane. Nimero ya telefone nshyiraho ni kugira ngo umuntu ufite ikibazo ariko aba ari we wenyine umvugisha kuri WhatsApp. Naho umuntu udafite ikibazo rwose si ngombwa kuza ngo uje ngo tuganire, oya, umwanya ntawo. Mwakoze cyane. Njye ni Pastor Kabibu, channel no gusenga TV. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibahaze ibyiza byose mwifuza.